wari ubizi ko hari abasitari mu Rwanda bageze mu myaka yo kubaka urugo ariko bakaba baranumye, imitima yabo ikaba igituje, nta mugore, nta n'inkuru isobanutse kuri iyo ngingo. Ni amabanga make cyane avugwa, ni inkuru zitavugwaho rumwe, zitera benshi kwibaza bati ese byaba biterwa n'iki? Kaba bagabo bakuze bafite izina, bafite amafaranga, kubera iki badashaka abagore? Muri iyi si y'ibyamamare aho urukundo ruvugwa cyane kenshi kurusha ibindi, hari bamwe bahisemo guceceka, bahitamo kugumana ibanga ryabo, cyangwa se bakirinda icyemezo gikomeye kurusha ibindi byose cyo kubaka umuryango ngo bashake abagore. Ese ni amahitamo yabo bwite? K'amafaranga baba bayafite kuki badashaka? Imyaka ko bayigwije kuki badashaka? Ese hari ibyo banyuzemo batigeze babwira isi cyangwa abakunzi babo, cyangwa se hari inkuru ziri inyuma y'amatara tutabona? Iyi nkuru igiye kugutungura, igusigemo ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Ku basitari nyarwanda bakomeje kwibazwaho cyane impamvu badashaka kandi bakuze ariko bakaba batarubaka ingo. Muri iyi video ngiye kukubwira abasitari nyarwanda b'abagabo 10 banze gushaka kandi nyamara bafite ibisabwa byose ngo bashake, harimo kwamamara, amafaranga ndetse n'imyaka ibemerera gushaka. Ku mwanya wa 10 turahasanga supermanager. Supermanager ngira ngo abenshi baramuzi ku mbuga nkoranyambaga, aho agenda akora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho ndetse yagiye abera abakinnyi b'umupira umukomisiyoneri cyangwa akagenda batanga mu makipe agiye atandukanye. Uyu supermanager kandi nawe akaba ari koroza ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibiganiro bigiye bitandukanye akunda gukorera ku mbuga nyinshi cyane za YouTube. Ni kenshi uzamubona mu biganiro aho agenda atanga inama ndetse n'inyunganizi biba biri kuba kuri social media cyangwa se ibiba biri kuvugwa. Supermanager y'umurebye ubona ko akuze, yagakwiye kuba afite umuryango, umugore cyangwa se abana. Gusa ndagira ngo mubwire ko muri aba basitari harimo ababa bafite abana ariko baba barabihishe cyane ku buryo utapfa kubimenya, ndetse n'ubivuzeho akaba yavuga ko uyu musitari runaka afite abana. Aba basitari bibarakaza cyane kugeza naho bashobora kukurega ukaba wanafungwa bavuga ko winjiye mu buzima bwabo bwite. Supermanager yurebye ku mbuga nkoranyambaga ze kugira ngo urebe imyaka afite, ntushobora kuyibona kuko yarayihishe cyane. Uyu supermanager rero nawe akabaza ku rutonde rw'abagabo 10 bakuze cyane mu basitari ariko badakozwa ibyo gushaka abagore. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi ukunzwe cyane ndetse wakunzwe cyane no mu bihe byatambutse. Uyu nta wundi bamwita Kitoko. Kitoko yavutse mu mwaka w'1985, bishatse kuvuga ko afite imyaka 41. Kitoko nta nkuru z'urukundo ze zizwi, nta mugore we uzwi, yewe nta n'ubukwe bwe buzwi yigeze akora. Bivuze ko muri uru rutonde nawe yisangamo mu byamamare 10 bitarashaka abagore. Imyaka 41 murumva ko ari imyaka myinshi cyane ku mugabo yagakwiye kuba afite umugore. Kitoko ni umuhanzi wasohoye indirimbo nyinshi ndetse zikundwa mu bihe bitandukanye, harimo nk'indirimbo y'ibihe byose yakoze yitwa Thank You Kagame, ashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Uyu Kitoko rero nawe akaba atarashaka. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi nawe ukunzwe cyane ndetse wakunzwe no mu bihe byashize bitewe n'injyana ye aririmba n'ijwi rye ritangaje. Uyu nta wundi ni M.IRENE. M.IRENE yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12, avuka mu mwaka w'1988.
bivuze ko Mani Martin afite imyaka 38. Izina ararifite, amafaranga arayafite, ariko nawe ntarashaka. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi w'umuhanga, umuhanzi ukunzwe cyane. Uyu nta wundi ni King James. Akaba aje ku mwanya wa 7 w'abagabo bakuze b'abastari hano mu Rwanda ariko batarashaka abagore. King James yavutse ku itariki enye ndetse avuka mu mwaka w'1990, bivuze ko afite 36. Nawe ntarashaka. Undi uza ku mwanya wa 6 ni Phil Peter. Phil Peter yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12, avuka mu mwaka w'1988, bivuze ko afite imyaka 38, angana neza na Mani Martin. Phil Peter nawe ibyo gushaka ntabikozwa. Phil Peter ni umunyamakuru w'umuhanga, akaba DJ w'umuhanga. Yewe urubuga rw'imyidagaduro hano mu Rwanda rwose rwubaha Phil Peter. Abahanzi bose baramwubaha bitewe nuko yagiye abafasha kubazamura cyangwa kumenyekanisha impano zabo ndetse n'ibihangano byabo mu buryo bworoshye kandi bikumvwa n'abanyarwanda bose. Uyu Phil Peter nawe nk'umubazi byo gushaka umugore. Ku mwanya wa 5 turahasanga mugenzi we bagiye bakorana cyane bya hafi. Uyu nta wundi ni M.IRENE cyangwa se Murindahabi. Irene Murindahabi mwese muramuzi, ni umunyamakuru ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho ndetse ibihangano bye cyangwa se ibiganiro bye abicisha kuri chaîne ya YouTube yitwa M.IRENE. Uyu si umunyamakuru gusa, kubera ko ni n'umumanager w'abahanzi. Yagiye amanaginga abahanzi benshi bagiye batandukanye. Kuri ubu abo bagikorana akaba arimo Vestina na Dorcas. M.IRENE nawe rero yashyize ukuboko gukomeye yaba mu muziki nyarwanda ndetse no mu zindi secteurs z'imyidagaduro hano mu Rwanda. M.IRENE nawe nk'umubazi byo gushaka. Iyo ucukumbuye ku mbuga nkoranyambaga ngo urebe imyaka ya M.IRENE ntushobora kuyibona niyo wakoresha mashini zirenga 8. Harimo abagabo baba bazi ubwenge ku buryo ki bahisha amabanga yabo imbuga nkoranyambaga, ku buryo niyo waguguringa ugasacinga bingana iki utabona imyaka ye. Ku mwanya wa 4 haraza ILUNGA, mwamenye cyane nka Tuko What, umukinnyi wa filime mwiza cyane. ILUNGA akaba afite imyaka 54 kugezana n'ubu atarashaka umugore. ILUNGA yagiye akina mu mafilime menshi agiye atandukanye, yagiye akora ibiraka byinshi byo kwamamaza n'amakampani agiye atandukanye, bivuze ko yaba ubwamamare arabufite, yaba amafaranga nayo arayafite, ariko nta mugore afite. Twagiye ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga BAMENYA. BAMENYA yavutse mu mwaka w'1992, bivuze ko afite imyaka 34. Uyu BAMENYA amafaranga arayafite, izina ararifite, ni icyamamare rwose, ariko nta mugore afite. BAMENYA yagiye agaragara muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo niyo akora yitiriye n'izina rye BAMENYA. Ni filime ikunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Biragoye ko wabaza umuntu ukurikirana ibintu bijyanye na sinema nyarwanda ngo umubaze uti ese BAMENYA uramuzi cyangwa se filime ze ujya uzireba. Biragoye kubona uwaguhakanira. Bivuze ko BAMENYA ari icyamamare, ari ikimenya bose, afite byose, ubuzima bwaramuhiriye, ariko nta mugore. Ku mwanya wa 2 turasanga PAPASAVA cyangwa se Niyitegeka Gracian. PAPASAVA yavutse ku itariki 25 mu kwezi kwa 11, avuka mu mwaka w'1978, bivuze ko
afite imyaka 48 nta mugore. PAPASAVA abamuzi bamuziho ubuhanga butangaje, ubuhanga bukomeye bwo gukina filime, inkinamico, kuziyobora, kuzandika ndetse n'ibindi byinshi. PAPASAVA akaba yarinjiye no mu muryango mugari w'aba YouTubers bakomeye hano mu Rwanda bitewe n'uko nawe yabashije kuzuza abamukurikirana barenga miliyoni y'aba subscribers kuri YouTube ye acishaho filime. Kuri ubu akaba yaranavuze ko nyuma y'uko YouTube channel ye icaho PAPASAVA agiye no gukora indi filime y'uruhererekane izajya ica kuri iyo chaîne ye. PAPASAVA abantu benshi bakomereza kwibaza impamvu adashaka kandi afite amafaranga nabo bikabayobera. Ku mwanya wa mbere turahasanga Rocky Kimomo. Rocky Kimomo mumuzi muri byinshi, amazina ye yitwa Mark Uwizeye. Rocky yavutse ku itariki 24 z'ukwa munani mu mwaka w'1991, bivuze ko afite imyaka 34. Rocky ntumubaza ibyo gushaka, dore ko mu magambo ye yakomeje kugenda atangaza avuga ko nta gikwe azakora. Terime urubyiruko rwinshi rwakomeje gukoresha cyane. Ese umuntu washishikarije abandi ko hatagomba gukorwa igikwe murumva azagikora? Rocky Kimomo ni umusobanuzi w'amafilime ndetse yigeze no kuba manager w'umuhanzi nubwo byaje kurangira nabi. Kuri ubu Rocky afite YouTube channel ye iremereye cyane ndetse ikurikirwa n'abantu benshi, yitwa Rocky Entertainment. Kuri ubu igiye kugira 1,500,000 biburaho bake cyane by'aba subscribers, bivuze ko aramamaye, afite fame, afite izina, afite amafaranga, ariko nta mugore afite. Ese ni iyihe mpamvu ituma aba bastari baba bujuje byose, bafite amafaranga ariko bagatinya gushaka abagore? Ese ni ugushaka kurya bonyine ayo bavunikiye? Ese ni ugutinya ko abagore bazaza bakabatesha umutwe? Dore ko abenshi bagenda bavuga ko ingo z'iki gihe bitewe n'imibanire yazo zimwe na zimwe usanga zituma batarashaka batinya, bakumva ko nibazigeramo bazatakaza umutwe, bazabaho bababaye, bagahora mwihangana. Dore ko umugore ashobora kuza wari utuje, wari utunze, akagutesha umutwe mwarasezeranye, ugasanga utwo waruhiye imyaka yose muradupasuye. Ese iyo mpamvu niyo yabituma abastari maze kubabwira badashaka? Ese wowe hari indi mpamvu waba utekereza yabituma abastari bacu badashaka abagore? Yitubwire muri comment. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo cy'abastari 10 b'abagabo bakuze, bafite izina, bafite amafaranga ariko batarashaka abagore. Wifuza kuzajya uhurubana natwe rero mu biganiro ndetse n'amakuru duhora tubagezaho 5 kuri 5, nta kindi usabwa gukora uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe 5 kuri 5 hano ku Rumuri TV show.